Ni byiza kuri uyu mwanya wafashe ugakurikira Ubumwe Community Center TV. Ni igikorwa twubaha kandi tugaha agaciro. Ubushize nibwo twababwiye iby'ubuzima bw'abana bavuye ku muhanda. Ubu bakaba bafashwa n'ikigo cya Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu. Niba mubyibuka neza twabasezeranyije ko tuzajya tubereka impano zitandukanye bifitemo cyane cyane mu kubyina. Ibi ngibi ni ibintu bakoraga na mbere ubwo babaga ku muhanda. Bashoboraga kujya ahantu bacurangira imiziki bakabyina kugira ngo bagire icyo babona. Gusa iyi mpano yabo yarushijeho gutezwa imbere cyane nyuma yo kugera mu kigo cya Ubumwe Community Center. Reka none mu kanya tuze turebera hamwe iby'impano y'aba bana mu kubyina n'uburyo baje kuyita Hope Dance. Iyo tuvuze muzika tukayumva ndetse tukayisobanukirwa neza, igaragara nk'umuhuza w'abantu b'isi yose. Iyi ni nayo mpamvu kuri uyu munsi Ubumwe Community Center TV twifuje kubabwira byinshi ku banyempano bakomeje kwigaragaza cyane muri muzika. Ni itsinda ribyina mu buryo bugezweho ryitwa Hope Dance Group. Ubusanzwe harabavuga ko muzika ari isabune yoza roho. Nibyo, muzika ishobora guhindura umuntu kuko itwara ubutumwa ahantu hose kandi mu myaka myinshi. Ludwig van Beethoven, uyu ni umuhanzi uzwi cyane w'Umudagi, yabaye mu kinyejana cya 16. Yaravuze ati music can change the world. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo muzika ubwayo yahindura isi. Siwe gusa wavuze kuri muzika kuko n'undi muhanzi wakunzwe cyane mu njyana ya reggae, Bob Nesta Marley, ni umunyajamaica. Yagize ati one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Ni ukuvuga ko ikintu kimwe kiza ku muziki iyo ugukubise nta buribwe wumva, uretse kuba hari abaririmba, abacuranga, hari n'ababyina muzika, ari nabo tuvuga kuri uyu munsi by'umwihariko. Nta bandi ni itsinda rya Hope Dance riri mu bayoboye mu kubyina indirimbo zigezweho, babarizwa mu karere ka Rubavu. Iri tsinda ribarizwamo abana bahoze ku muhanda nyuma bakaza gufashwa n'ikigo cya Ubumwe Community Center. Imibereho yabo yabaye myiza. Umusore batoza kubyina umunsi ku munsi yitwa Niyo Buhungiro Abuba. Uyu nawe ari mu bavuye ku muhanda, yisanze ku muhanda akiri uruhinja. Iyo benshi bumvise ino nkuru baribaza ese ni gute umwana w'uruhinja yakwisanga ku muhanda. Ngewe nitwa Niyo Buhungiro Abuba. Wenda mu rugo ngewe navuga nzi hari ku muhanda, ariko buno mfite iwanjye ariho mba mu nzu yanjye. Ubu ngubu mu rugo ni iwanjye tu narubatse. Natangiye mba mu buzima bwo mu muhanda, ntabwo bwari ubuzima bwiza. Ni ubuzima twese rimwe na rimwe bamwe dukura twisangamo. Hari igihe biterwa wenda n'amafamiye uturukamo, usanga wenda bakenye cyangwa usanga n'ubundi haba amakimbirane runaka. Ibyo byose bikaba bishobora kumenya uburyo naje mu muhanda. Ni inkuru mbwirwa n'abahanzanye. Ni ukuvuga ngo njye nakuze nisanga ku muhanda, ntazi nahageze gute, ariko mbisobanurirwa aho maze gukura. Ni ukuvuga ngo famiye yanjye muzi ibintu bijyanye nyine n'iby'amasambu. Papa wanjye na mama babaga aho nakwita muri Congo, muri Zaire. Igihe cyo guhunguka kiragera bataha nyine basubira mu miryango y'iwabo. Uzi ko byari byemewe ko iyo uvuye iyo muri Congo ugataha uba wemerewe gusubira mu by'iwanyu. Ubwo baraje ku mafaranga make bari bafite, bagura ahandi hantu runaka hanini cyane. Ubwo bigeze nyuma abo baguranye nabo basa nk'ababihinduka, hazamo ibijyanye no kurogana. Ubwo nyine ni ya makimbirane mujya mwumva y'ibijyanye n'iby'ubutaka. Nyuma y'ibyo ngibyo bamaze nyine kurogana n'iki, so ndumva ariho naburiye umubyeyi wanjye papa. So mama aza kugira ikibazo cyo kurwara mu mutwe, ariko nyuma yo kurwara mu mutwe ntabyo nari nzi kuko byose narabisobanurirwaga. Bambwira ko twavutse turi abana babiri,
ngenda umuhungu n'umukobwa umwe, ariko uwo mukobwa ntabwo muzi kubera ko twatandukanyijwe tukiri abana. Nge naje gufatwa n'abasirikare babaga ku Mukamira, hari ikigo cya gisirikare cyabaga ku Mukamira, havuyemo umusirikare umwe witwaga Yakuriye, ndumva ari we wamfashe anshira mu muryango, atangira kundera. Ariko ngeze mu mwaka umwe n'igice gutyo, mama n'ubundi aragaruka ateza induru ngo arashaka umwana we kuko yari afite ikibazo cyo mu mutwe, ngo ni nyabingi, ngo abazwe kabiri, ngo n'iki. N'ibyo bintu yakundaga kuvuga. Ubwo bamunsubije, ubwo babandi baroze mu rugo bahita bamenya ko umwana w'umuhungu already mama afite umwana w'umuhungu, bakavuga ati byanze bikunze uyu mwana w'umuhungu nakura azazana induru kw'ibi bintu twatwaye. Nanjye bashatse kunyica kuko nari nkiri akana gatoya. Uwo muhungu wabo w'imfura k'urwo rugo bishe mu rugo niwe wanteruye, arampeka, arampungisha, anzana mu mujyi wa Gisenyi. Aravuga ati uyu mwana aho kugira ngo apfe mbireba, byarutwa nkemera nkabikirara, ariko bikitwa ko natabaye ubuzima bw'umuntu. Uwo muntu bamwita Rukaraga kokora, niryo zina nakuze bamwita mu muhanda kuko yakuze ari ikirara. Byageze aho akajya ashaka uburyo yiba, ntabwo nabibesha, yaribaga kugira arebe nyine uburyo nabaho. Ubwo akajya kwiba, byaba ngombwa yo yabonye yose akaza akayahereza indaya. Hari indaya yitwaga Gipate yabaga mu Nyakabungo, kera hakiri isoko rya Nyakabungo. Iyo ndaya niyo yanderaga, noneho bakayihereza amafaranga. Ubwo uwo Rukara akajya kwiba akaza akayishura, ubwo nayo ikandebera ku byo kurya. Uyu musore wagiye unatumirwa mu bihe bitandukanye akajya mu mahanga kubera ino mpano yo kubyina. Yatubwiye ko yatangiye ndetse bikanamuhira agakundwa n'ingeri zitandukanye, ariko icyo gihe yarakiri mu buzima bwo ku muhanda. Byaciye mu zinzira kugira ngo ubuzima butangire guhinduka kugeza ubwo yahuye n'abandi bana bari bakiri bato cyane, akabashyira hamwe bagatangiza itsinda ryo kubyina ryitwa Hope Dance. Nyuma y'aho ngereye mu myaka 3-4 ntangira kumenya ibyo twitaga gukubara. Ubwo ni uguhiga nyine ugashakisha. Natoraguraga amakara. Ubwo icyo gihe nari nanjye already kujya ntoragura amakara, mbona abandi bana bari hejuru yanjye gakeya basaba, abandi bakiba, abandi bagakasha ibyuma, ariko nkabona gukasha ibyuma no gusaba byose ni kimwe. Then nanjye ntangira uwo mwuga. Kwambuka muri Kongo byari ubuntu, mva mu gutoragura amakara ninjira mu gutoragura ibishyimbo hano muri Kongo aho twitaga mu Kinyoma.
ibyo birashira ariko niho nakomereje nyuma nyine ubuzima rukara nawe agenda acika intege kubera kunywa ibiyobyabwenge bigera hande karavuga ati ubwo ageze mu myaka ine ubwe yakwibeshaho haza kuboneka ikigo cyari cy'abadahogora ariko gihinduka transit center then nza kuba mu ico kigo ngiye kuba mu ico kigo niho haje kubaho opportunity runaka idufasha mu gutangira ishuri ubwo ntangira ishuri ndiga guhera mu wa mbere ngeza mu wa gatandatu icyo gihe transit center ubundi ni ikigo gishinzwe kugufata kigahita kigucura cyangwa kikagusubiza mu miryango y'iwanyu ubwo rumva ngiye barancuye kuko naho kujya nari mfite ndongera n'ubundi ngaruka mu muhanda. muri iri tsinda rigizwe n'abahungu n'abakobwa ibyo biza babifata vuba. Hari imvugo y'icyongereza igira iti disability is not inability. Iyi ni imvugo isobanura ko kugira ubumuga atari ko kubura ubushobozi. Iri tsinda ririmo abakobwa batatu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko indirimbo wabaha uko yabimeze kose barayibyina kandi ukabona bose babikora neza nk'undi muntu uwo ari we wese udafite ubumuga. Abuba yatubwiye uburyo yifashisha kugira ngo abigishe kubyina bakabimenya kandi ku rwego rwiza. So wenda urabona biba bigoye, ariko iyo bavuga ati ubumuga cyangwa se iyo bavuga ati ubumuga ntago biba bivuze ko udashoboye. No kuvuga bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko hari ijambo rivuga ati bijisho rya mugenzi wawe nibiba ngombwa ubugutwi kwa mugenzi wawe, dufatanyije byose twabigeraho. No kuvuga ngo pe ntibumva ngo wenda mvuge ngo kora gutya ahita bikora, ariko mugenzi we nshobora kubabwira ibintu runaka wenda bakagenda bafashanya rimwe na rimwe, kuko hano mu kigo cy'ubumwe community center bigisha sign language. Kuba bigisha izo sign language bifasha bari abana kuba bashobora gusobanurira abo ngabo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, then bakamenya ni gute bakora dance, nabibabwira nanjye nabibasobanurira, bakamenya ni hehe bashobora gutangirira impano yabo yo kubyina. No kuvuga bari abana bari bafite impano yo kubyina, ariko ukabona ntago bafite uburyo wenda bashobora kujyana n'umuziki kubera ko nta kumva, ariko ubu basigaye bafite utuntu tubafasha rimwe na rimwe kumva akazi gakeya. Ibyo ngibyo mfata umwana umwe muri bagenzi babo ushoboye kubarusha, then nkamushira imbere akaba ari uberekera bakamugenderaho kugira wenda aze kumva neza. Iyo mvuga no kugira yumve neza uko indirimbo irimo nawe abyinjiremo. Ikindi ngenda ndema ubu groupe bugiye butandukanye, batatu, umwe muri bo akaba afite icyo kibazo cy'ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, babiri muri bo bakaba bumva, abo ngabo akaba ari bo bamubera ijisho ndetse no gutwi, bakamufasha kunonosora ibintu kugeza ahangaha. Uko mwabonye dance yabo barakoranye bose, wabonye ko bakoranye bose, buryo babikoze ni neza, ntiwavuga ngo uyu ntiyumva uyu ntavuga, ariko byagucanga. Gusa nyine bose bakorera hamwe, yaba ufite ubumuga yaba udafite ubumuga, byose biterwa no kuba gusa twafatanya, kuko niyo waba utareba wanabyina, biterwa nanjye uri iruhande rwawe, byina nurwa ndagusama, dufashanye.
nta muntu udafite impano yo kuba yakora ikintu kirenze, usibye twebwe tubyica ugasanga wenda twagiye twangana, ntiduhuza, ntidushira hamwe ngo twerekerane. Buri wese akurura yishira, akibagirwa ko ufashije mugenzi wawe ashobora gutuma urya nawe ugatuma arya kandi mukabaho neza. Nicyo ngicyo, ndetse nuko nguko nigisha bari abana b'abakobwa mwabonye bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. tubashimiye uburyo mwakomeje kubana natwe mukurikira Ubumwe Community Center TV. Mwibuke gukanda ahanditse subscribe, ibi ngibi bizabafasha gukurikirana ibyo tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibarinde.
you.